Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza. Abadukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo n'ukuri nimugubwe neza. Uwiteka Imana abahereze umugisha. Waba udukurikiye urwaye cyangwa se ubabaye cyangwa ufite ikindi kibazo gitandukanye, ariko turakubwira ko kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Birashoboka ko uyu munsi wa none umerewe nabi, ariko ejo bikazagenda neza cyane, kuko umubwiriza yaravuze ngo igihe n'igihe cyacyo. Uyu munsi wa none rero twari tumaze iminsi tutari kumwe n'umukozi w'Imana kubera ikibazo cy'uburwayi. Yagize uburwayi, ariko natunguwe uyu munsi wa none ko yampamagaye ambwira ko hari icyo ashaka ko tuganira, kandi ko afite ubutumwa ashaka kugeza ku bantu b'Imana. Ntuze gutungurwa rero no kumubona aryamye afite intege nkeya, kuko indwara yaramuhondaguye. Ndagira ngo abantu bagiye bakurikira ibiganiro byacu mwagiye mubona ko twageragezaga nibuze kugaruraho ibyo twakoranye kera. Mukozi w'Imana, Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Ameze neza? Ndashima Imana. Yego. Ariko ijambo ry'Imana yavanga mu byiza no mu bibi dushime. Ndashima Imana rero, ntabwo uburwayi bwanjyana kure. Ndashima Imana, ndayishima ko ndaho no kuba mpumeka byonyine birahagije. Eric ati no kuba ahumeka byonyine birahagije. Birashoboka ko noneho wowe waba uhumeka ndetse kandi unikerega, ariko udashobora na rimwe gushima Imana. Ariko ujye witegereza urebe umuntu nk'uyu nguyu iyo ari ku gisasiro, umukozi w'Imana, ariko akaba ashima Imana. Ni iki cyakubuza gushima Imana? Nta na kimwe. Mukozi w'Imana, nyemerera mbanze nsenge Imana. Nta kibazo, dusengere mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, umurengezi w'ubugingo, turagushimiye kandi tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Mana we, tugushimiye ko umukozi wawe wamuzigamye, waramurinze. Ibyamuhagurukiye byari byinshi, migambi y'abadayimoni yahagurukiye kumurwanya. Abadayimoni bamurashe impande zose, ariko Uwiteka washoboye kumurwanira no kumurengera. Tugushimiye ko uyu munsi wa none akiri muzima, aracyahumeka, nta gikuba cyacitse. Twagakwiye kuba turi kuvuga ibindi, ariko kubw'urukundo rwawe ari amahoro. Ngaho rero Mwami Imana, wasezeranye nawe kubana nawe, uravuga ngo uzabana nawe mu bibi ndetse no mu byiza. None nawe ntiyigeze aceceka, nubwo yarwaye akaremba amaze iminsi, ariko ntabwo yigeze ahagarika kukuvugira. Ngaho rero unyemerera Uwiteka, ubwo agiye kuvuga ibyawe, unyemerera Umwuka Wera akomeze kumubaho, kandi uburinzi bw'Imana bumubonekeho. Iki kiganiro gihe umugisha, dusabiye umugisha abadukurikiye bose, kugira ngo Uwiteka ubagirire neza kandi ubabere maso. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mukozi w'Imana Eric, mbere yuko twinjira muri message cyangwa se mu butumwa wagennye kugeza ku bwoko bw'Imana, nyemerera ubanze wihangane nubwo ubuzima butakumereye neza. Tubanze tuganire, utubwire uko wafashwe, uko uburwayi bwawe bwagenze. Murakoze. Byaje ari amagiripe, ariko nkomeza kumva ko zigomba gukira. Nshaka utunini tw'amagiripe, numva bikomeje kwanga. Ngira aho ndavuga reka njye pirive nisuzumishe. Njya kwisuzumisha, bari bampaye ko ndi bugaruke none uyu munsi ku wa gatatu. Buriya ndimo ndateganya ko nimba n'imbaraga ndabusubireyo nkareba ibizamini bamfashe uko bimeze. Ariko na malariya yaziyemo, nakomeje kugira ngo ni ibicurane gusa, ariko ibimenyetso bya malariya ndabyumva. Abantu rero bakomeze bonsenge, namwe mukomeze munsengere. Nanjye ndakomeje gusenga kandi ntago ntuje, ariko nizeye Imana ko ishoboye byose. Ndakira mu izina rya Yesu. Hanyuma uravuze uti bagufashe ibizami,
uracyategereje ibisubizo. None se nibuze hari imiti baba baraguhaye yo kwifashisha mu gihe cyose ibisubizo bitari byaza? imiti bayimpaye yo kuba nifashisha, ubu ninsubirayo barampa uko biri kose. Ariko nibuze urumva ko hari ikigenda cyangwa se ukomeza koroherwa? Uko biri ndaho ubu ngubu ntabwo meze nk'uko ejo bundi nari meze cyangwa ejo hashize. Uko biri ndumva birimo kugenda biza, kuko ubu n'ijwi ryagarutse. Ubundi ntabwo navugaga neza kubera inkorora. Abantu barwara amagiripe murabizi, umutwe uba kurya, wakorora ukumva biranze. Ntabwo byoroshye rero, ni urugamba rutoroshye, ariko turi mu isi dufashe ibihe mu ntambara. Yego, duherukana twagiye gutabara ku bw'ibyago mwari mwagize mu muryango, ariko nzi ko tujya gutandukana wambwiye ko utamerewe neza. Ese nicyo gihe wafatiwe cyangwa byari ibindi byari byakwatatse byo bikaba byararangiye hakaza ubundi burwayi? Murakoze. Kiriya gihe dutandukana ukomeje utashye, ntubaga ntameze neza, ameze nk'umuntu watunguwe. Ndagenda ndaryama ndaruhuka, nibwiraga wenda ko ari umunaniro, ariko biza gukomeza nyine, haziramo niyo nkorora, haziramo amagiripe. Numva ameze nk'umuntu uhekenywa mu ngingo. Nakomeje gutekereza rero ko ari malariya, ariko uko biri kose buriya ibisubizo nimara kubibona ndamenya impamvu yabyo kandi nizeye gukira. Ko nzi ko abakozi b'Imana akenshi batajya batungurwa. Eric, tubwize ukuri, nta makuru wari ufite ku burwayi bwawe? Amakuru nari nyafite, kuko hari igihe Imana idashobora kunyereka ibyanjye ariko ikabicisha mu wundi. Ariko akenshi 80% ikunda kubinyereka nk'ibiri bumbeho. Nk'iyo hari umuntu uri bungirire nabi ndabibona. Ariko ntabwo uburwayi bwo nigeze mbubona. Ntabwo nigeze mbubona, ariko hari uwari wambwiye ati usenge kuko Satani ajya kuguteza uburwayi. Ikindi ambwira ko hari abantu bampagurukiye, ariko ambwira ko ubwo burwayi nibuza sinzagira ikibazo, kuko ari ikimenyetso Imana izayimpaye cy'uko ikomeje kundinda abo bose nyine bampagurukira. Buriya mesaje zose ntanga ntabwo ariko abantu bazishimira. Ntabwo ariko abantu bazishimira, kuko Satani nawe arakora. Abapasiteri barakora iyo tuvuze abantu kuriya twabavuga, buriya ntabwo bibanezeza. Biba ngombwa rero ko nabo bahaguruka, ariko nta kirusha Imana amaboko, nta cyakuraho umugambi w'Imana. Icyo nzi cyo ndahagaze kandi ndembye, kandi nzi ko Imana yanjye igomba kundengera. Ubu yaraye inampaye mesaje imbwira ngo mvuge nshize amanga, kuko ntacyo ngomba kuba. Niyo mpamvu naguhamagaye ndakubwira nti ngwino ndagushaka nubwo ndwaye. Ngomba kubwira abo bantu, nkabwira abapasiteri, nkabwira abantu bose ko bw'imvura, hari imvura igiye kugwa nyinshi. Ariyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo basenge, ariyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo babe maso. Abantu nibabe maso basenge, kuko hari imvura igiye kugwa. Kuko nabonaga imvura igwa, mbona umuvu ubaye mwinshi, urasenya amazu, urasenya ama etaje, nkabona umuvu uratwara imodoka. Ubwo rero abantu basenge, kuko nibadasenga barasengera. Abantu basenge, kandi abantu bitondera insengero z'iyi minsi ziriho, aya macaci biki byose abantu babyitondere, kuko birakomeye, biragoye. Ntabwo byoroshye rero, abantu babe maso basenge. Nkunda kubabwira ngo dukwiye gusenga tukabaza Imana tuti se runaka nsengana nawe ni muntu ki? Ese aravuga Imana koko? Abantu rero basenge cyane, kandi byinshi nabo
bagiye kujya babibonera ku mbuga nkoranyambaga. Hari insengero Imana igiye gushyira hanze nyinshi n'izitwa ko zifunguye. Hari insengero Imana igiye gushyira hanze kubera ko abantu banze kuvugira Imana, baravuga Imana itabarimo, bakavuga ngo yavuze kandi itavuze. Abo bapasiteri bakabwiriza bavuga Imana ariko mu by'ukuri atari Imana bavuga, ahubwo ari ibyo bishakira, ari ibyo bishakiramo ibitambo. Kandi nanone abantu bitonde, abantu bamwe baratambwa cyane bakajyanwa kuzimu. Abantu bitonde cyane kuko Satani yahagurutse, kandi icyo ngira ngo mbabwire ni uko turi mu bihe bya nyuma. Turi mu bihe bya nyuma, uwezwa niyezwe kuko iyo mvura iraje. Imvura iraje, nta kizayibuza kugwa, iraje rwose nyinshi. Imvura iraje, iraje. Nkunda kumva ariko no muri Bibiliya birimo Abisiraheli bazengereza Mose. Aribyo nanengarutseho nkubwira ko buriya abantu tuba tuvuga Imana ariko twavuga Imana abenshi ntibabyishimira kuko haba nabo bafite aho bakorera, bigatuma baguhagurukira bimwe ndetse bakaba bakifuza kubura n'ubugingo, ariko Imana ikagumya ikagushyigikira. Mose ngo Abisiraheli baramusetse cyane avuga Imana, barangije baramubwira bati ese iyo Mana ni wowe yabonye gusa? Mose arabasubiza ati namwe muziyeze muze mbajyane, iyo Mana ibamara amatsiko. Hanyuma ngo bwaje gucya, bumaze gucya barazinduka kare, baragenda bajya kureba Mose. Mose aragenda abajyana kuri iyo Mana, kuko urumva ni umuntu bapingaga cyane, bapingaga ubuhanuzi bwe. Arababwira ati namwe muzaze muziyeze, nimumara kwiyeza muze mbajyane, iyo Mana ibimarira amatsiko. Kuko urumva baramupingaga bavuga ngo mbese iyo Mana ni wowe yabonye gusa? Natwe rero mu bantu hano muri iki gihugu cyacu cyangwa no hanze, abantu bapinga bo barahari. Abapinga ko Imana idahari, abapinga ko Imana itavuze, abo barahari. Mose rero yaje kubafata bazindutse kare cyane Abisiraheli, arabajyana abageza ku musozi. Abagejeje ku musozi imirabyo itangira kurabya, n'inkuba ngo zirakubita, umwotsi uracumba. Abisiraheli babibonye batyo bahamagara Mose bati genda tubwirire iyo Mana itugirire imbabazi itatumarira ahangaha. Basubira inyuma barataha, bagenda bavuga bati ariko Mose ubuhanuzi bwe nibwo ni umuhanuzi. Ibintu birakomera. Bati Mose tubabarire ugende tubwirire iyo Mana rwose itubabarire itatumarira ahangaha. Nuko baragaruka, ariko bagaruka baza batanga ubuhamya. Niyo mpamvu rero nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo abantu nibabe maso basenge. Niba hari abashaka kwemera ari uko ibintu byasohoye, nibadasenga birasohora kandi barabibona. Abantu rero nibasenge, bareke gupinga ngo Imana ntihari. Imana irahari kandi Imana iriho irakora. Bataba nk'abo Bayisiraheli. Abantu ntibasenge. Ngira ngo ubushize tuvuga Imana imbwira ko hari umuntu wamenyereye Imana cyane. Abenshi murabizi, abenshi muzi kuri iriya nzu navuze igiye gushya mu mujyi wa Kigali, mwarabibonye, ndetse n'impanuka zigenda ziba. n'iki si uko byakagombye gusohora, ahubwo nuko abantu batemera n'ibimenyetso Imana ibitanga by'uko iriho kandi ikora. Abantu rero nibashaka bareke twumve, dufatanye dusenge kugira ngo Imana iturengere. Ariko message cyane cyane nyamukuru ndiho mvuga, reka two kuba nk'abo Bisiraheli bapinze.
babwira Mose ngo mbese iyo Mana ni wowe yabonye gusa. Mose ntiyagira icyo abasubiza, aravuga ati muziyeze mwihane, nimumara kwihana muze njye kubereka iyo Mana namwe bamara amatsiko. Nibwo rero bagiye bageze kuri uwo musozi, arababwira ati inkuba zitangira gukubita, imirabyo irarabya, inkuba zirakubita, umwotsi uracumba. Nuko Mose ati genda utubwire iyo Mana aho kabyara bitatumarira aha. Ntabwo rero nanjye nifuza ko ibyo ari byo byaba, ahubwo abantu nibabe maso, abantu nibahumuke basenge, n'ubutazi gusenga byige, kandi ni ukuri abantu tureke gupinga ijambo ry'Imana. Yego ntabwo bose ariko bariho bavuga Imana, ariko uko biri kose niba wumvishe ijambo ry'Imana senga usobanuza Imana uti ese uriya muntu ariho aravuga Imana koko. Abantu rero nibakanguke, abantu babe maso basenge. Nkunda kubwira abantu ngo utarasenga nuko ibimusengesha bitaraza. Abantu rero nibamara kubona ko ibibasengesha byaje bazasenga, ariko ntabwo ari byo mbifurije, kuko imvura igiye kugwira reba buri wese. Ahubwo icyo mvuga ni uko wakagombye kubanza ukihana, ugasaba Imana imbabazi, ukanasenga n'iyo mvura ikaba yavaho. Ubu ndimo ndasengera njyewe iyo mvura ngo iveho, kuko ntabwo ari imvura nziza. Nabonye ari imvura yangiza ibintu, nabonye ari imvura iteye ubwoba, cyane cyane ku bantu banze kwihana, cyane cyane muri aya matorero n'amadini y'amacaca n'ibiki byose. Abantu nibabe maso basenge. Ntawe mbujije gusenga, ntawe mbujije kujya mu rusengero, ariko abantu nibabe maso basenge, kuko basobanuza Imana. Se pasiteri dusengana ni muntu ukira avuga Imana koko? Pasiteri ntabwo byoroshye, abashumba iki. Abantu nibahumuke babe maso, kuko basenge, kuko ushobora kwibwira ngo uri umudiyakoni, ushobora kwibwira ngo nakora ni protokole. Ntabwo abadiyakoni bakibaho, abadiyakoni ngo bari muri ADPR, niho mbazi. Ahandi ngo ni abaprotokole. Abantu rero babe maso basobanukirwe, babaza Imana ati se ahantu ndiho nsengera baravuga Imana koko? Ahantu ndiho nsengera koko barimo umwuka w'Imana? Abantu rero nibasenge basobanuza Imana, kandi nzi neza ko Imana igiye kugisobanurira buri wese. Ushobora kuba waragiye ubona ibimenyetso by'aho usengera, ukavuga uti nafashe umwanzuro sizansubirayo. Buriya hari impamvu. Nugenda kumva umutima wawe uragukomanga ati ahantu ntuzagaruke nyine ni Imana. Nagira ngo mbwire ko Imana, nubwo abantu abenshi baterekwa, ariko hari abantu Imana isanga bakarota, bakabyumva mu ntekerezo, akumva ntashaka. Bajya bamenya rero ko Imana iba yabasuye, yabaganirisha. Abantu babimenya rwose, biyarure. Nimvuga kwiyarura, buriya uri mu kintu kibi ukakivamo, Imana nayo ikureba neza kandi iguha umugisha. Ubushize twari twakoranye ikiganiro, uravuga uti hari umupasiteri uzwi wigize ntibindeba, utanga n'ikimenyetso. Uravuga uti uwo mupasiteri akorana n'imyuka mibi, kandi ikindi azanafungwa, ndetse amapinga azamujyaho ku mugaragaro, abantu bose babibona. Ejo bundi nagerageje gukata ako kavideo nkagaruraho kugira ngo abakunzi bacu bakabone. Eric, kuba ushobora guhanura ikintu kigasohora, ariko cyamara gusohora ntugaragaza amashagaga nk'ay'abandi bahanuzi yo kuvuga ngo ngiye kuri social media kugira ngo mvuge nti wahanuye biriya. Wowe imbaraga nk'izo zo guca bugufiya uzikura he? Buriya mfite uko nahamagawe, ntabwo rero uriya mwanya njyewe nawubona, kandi mvuga ibyo natumwe. Ntabwo uriya mwanya nawubona. Hari n'abo nabonye bavuze ngo barahanuye ko ngo runaka agiye gufungwa, babyigamba.
ntabwo rero njya nigamba, ahubwo mvuga iby'Imana yambwiye, kandi nta n'umwanya nabona wo kujya kuri kamera ngo ngiye kuvuga ko ibyo nahanuye byasohoye. Oya, ku bwanjye nta nubwo byasohora, kuko sinshaka ko abantu bemezwa n'ibyo navuze ko byasohoye, ahubwo icyambere cyiza ni uko bakemera gukizwa bakava mu byo barimo, kuko abantu kenshi baraburirwa, nta munsi abantu bataburirwa, nta munsi abantu batumva ijambo ry'Imana. Abantu rero bakizwe, kuko ntabwo guhanura ibintu bikaba ari bibi, nta cyiza cyabyo, ariko buriya ni ngombwa kugira ngo bibe, kandi koko byagombaga kuba. Ngira ngo niba nibuka neza navuze ko atari ibintu byo gusengerwa, kuko bitashoboka. Ikindi rero ngira ngo tuvugeho, nigeze mbabwira, hari umuntu uzwi ugiye gupfa, uzwi cyane cyane. Ntabwo njya nkunda kuvuga amazina, hari abavuga ngo nimvuge izina ngo ni runaka. Oya, ntaho bihuriye. Ngewe ntambutsa mesaje uko nayihawe, gusa uwo muntu uzwi nawe agiye gupfa, agiye gupfa kuko yababaje Imana. Ariko nimvuga umuntu uzwi ntimukumve ngo navuze ngo umuntu ukomeye. Oya, navuze umuntu uzwi, n'ubundi ibyo nkivuga. Uwo muntu rero aho ari hose, nabonye abantu bandika muri komantere ngo ese ngo namuvuze akihana. Uko biri kose buriya ntawe uyoberwa ikimuriho, ikimuriho burya ntawe ukiyoberwa. N'umurwayi ararwara akavuga ati ubu burwayi ni ubwanjye. Buri wese rero burya agira agahondesho ke, buri wese agira umubabaro we, buri wese agira ibyishimo bye. Ariko buriya kwishima ukarenzaho ugaheruka umubabaro, ntekereza ko ari bibi cyane. Uwo muntu rero uzwi rwose, icyo numva cyo ni umuntu utemera ubuhanuzi, ni umuntu mbese wumva ko arasenga ariko ntashobora kumva ko icyo Imana ivuze, ubwo rero no gukomeza tukamusengera, kandi nawe agasenga kugira ngo Imana y'amahoro imutabare. Ntabwo byoroshye, ntabwo abantu benshi babyiyumvisha. Rimwe na rimwe usanga bavuga bati se kuki mudahamagara uwo muntu, ariko nawe ukunda kuvuga uti ngewe Imana namubonye mu ishusho, kandi Imana ikantegeka ibyo mvuga, iyo amuntumyeho nagenda nkamubwira. None Eric, uyu munsi urarwaye, njya nkunda kukubwira ngo ese kuki udasengera ibyo bintu ngo biveho, nawe ukambwira uti Imana iba yabivuze iba ifite impamvu yabyo, kandi koko nibyo, Imana iba ifite impamvu yabyo. Ariko ndagira ngo uwo muntu umugire inama. Yenda nawe wabyumvise Imana ibikubwira, ntabwo umuzi cyane, naguhe nimero ya telefone, ariko muhe inama, kuko ashobora kuba dukurikira ariko akibaza ngo njye nakora iki. Urakoze. Njye kubera igihe maze musengera n'igihe maranye iminsi iyi mesaje, ndumva nta kwezi kwarenga cyangwa amezi abiri arenge iyi mesaje itagarutse. Urandimo ndasaba Imana ngo Imana izampe nimero ye. Yego. Imana izampe nimero ye, muhamagare, kandi ndabizi neza izayimpa, kuko si ubwa mbere yampa nimero y'umuntu. Hari n'undi yigeze kumpa nimero ye. Buri Imana yacu izina nimero zacu n'amazina umusatsi dufite ku mutwe, ikamenya n'abantu natunze muri telefone. Nagira ngo mbwire abantu bajya bibwira ko Imana yacu burya
hari ibyo itareba na telefone irazizi. Kuko igihe hari na nimero impamagara sinyitabe bitewe n'uko Imana iba yayimbuje ayinyeretse. Ibyo rero nshobora kubivuga abantu bakumva ko mbese hari ibintu bidashoboka. Ndimo ndasenga Imana ngo impe nimero y'uwo muntu, imumpe, kuko imbwira ko ari umuntu uzwi, ni umuntu uzwi. Imana rero ndimo ndasenga Imana ngo impe nimero ye, nzamuvugishe ntamuhe ubutumwa bwe, hanyuma wenda ntazongere no kumvugisha, ariko ubutumwa namaze kubumuha. ukaba uvuga uti namuhereza inama ari uko yenda Imana yamuhaye konegisiyo twahuye, nabonye uburyo bwo kumuhamagara. Yego. Hari abandi bantu bashobora kumva iyo mesaje bakibaza twe tugire dute, kuko abigishwa babajije Yesu ati twebwe dukora iki, tubigenze gute. Hari abandi bantu noneho wahereza meseji. Nuko reka rero noneho yenda utanga inama kuri abo bantu, kuko uravuze uti uriya we Imana izampereza nimero ya telefone, nzasenga mpaka iyimpaye, yenda ngire icyo mvuganye nawe, ngire n'inama muhaye. Noneho nanjye nari nkubajije ntese ba bantu bandi bamaze kumva ubwo buhanuzi, tushingiye ko wagiye uhanura ubuhanuzi koko bugasohora, uyu munsi ndagira ngo utange inama noneho no ku bandi bantu, no ku bandi bantu badukurikira, bitagombeye wa wundi nyirizina, cyane ko uzusanga ubuhanuzi buba butambuka busa naho bureba umuntu umwe, ariko bikarangira busohoye ku bantu benshi. Inama natanga njyewe cyangwa nabwira abantu, buriya nkunda kubwira abantu ngo ntitugafate umwanya wo kwisengera twe ubwacu. N'uwakumva iyo mesaje nawe yamusengera, ntabwo umuntu asengera uwazi gusa, kuko niyo dusengera igihugu cyacu, tugasengera abakirimo, tugasengera abari hanze, tugasengera amahanga. Ntabwo rero abariramo muri ibyo bihugu bindi ariko tuba tubazi, cyangwa bari mu gihugu bose ntabwo ariko tuba tuziranye. Ariko iyo dusabira abantu, dutanga tuzamura isengesho, dusengera abantu bose. Ikindi rero nashishikariza abantu cyangwa inama natanga, ni uko abantu bagomba kwiga gusengera n'abandi, niho umugisha uva. Ntabwo uzasenga ngo wisengere wenyine, ntabwo ari byo. Nusenga ujye usengera n'abandi, nawe rero mumusengere kandi Imana irabaha umugisha. Nibyo. Ubundi mesaje iyo itambutse, ikigomba gukorwa cya mbere ni ugusenga tukazibira iyo migambi ya Satani. Kandi mu by'ukuri abantu bareke kugera mu bihe bisa naho ari ibihe biruhije umugenzi ujya mu ijuru, ngo bose bagende bihebe cyangwa bumve ko Imana itakibumva. Imana iracyumva Abanyarwanda, Imana iracyumva abasenga, Imana iracyumva abarokore. Nta gikuba cyacitse, ahubwo Imana iba ifite ibintu byinshi ibirimo iragenda isobanura. Nuko ejo naho nkomoje ku kintu, hari ikintu wigeze kuvuga cyitwa inkongi y'umuriro. Nabonye ukuntu mu ijoro ryakeye ejo hoteli Muhabura ukuntu yahiye igakongoka. Ndahije ngira icyifuzo, ndavuga ntariko kubera iki abahanuzi cyangwa se abanyamasengesho bazi ubuhanuzi cyari cyo badakwiye kujya bahaguruka ngo bafatiranye basenge. Abantu bari kurangara cyane, bakajya gushiduka ibyahanuye byadusohoreyeho. Ni ukuri abantu basenge, kandi nzi neza ko hamwe no gusenga Imana iragigira ikikora kandi ikirema. Impamvu abantu batabyitaho, bazi ko ari bimwe bisanzwe. Abantu bumvaga ngo umuhanuzi yahanuye bakumva ko ari ibyo cyane cyane, ariko ntabwo nabarenganya, kuko izi mbuga nkoranyambaga ahanini nizo zazanye ibibazo byinshi
byo gutuma abantu batizera abahanuzi, batizera ubuhanuzi bw'Imana. Ntabwo rero nabarenganya, ntabwo nabarenganya, ariko icyo nababwira ni uko abantu bagomba gukanguka bakamenya ko ubuhanuzi dufite atari bwa bundi buzajya busohorera igihe kinini. Ni ubuhanuzi busohorera igihe gitoya. Kenshi ntangira kuvuga ibijyanye n'inkongi y'imiriro, navuze ku nzu yari igiye gushya mu mujyi wa Kigali. Ntabwo ari iyo yonyine, si iyo Muhabura gusa, n'izindi zirashya, ariko abantu bo nibasenge kandi badufatanya tugasenga, nzi ko ibyo byose Imana izabikuraho. Basengera inkongi z'umuriro, basengera impanuka, badufashe dusenge, kuko iyi mvura nayo nabonye ni imvura idasanzwe. ntabwo byoroshye. Reka ntabwo ndi buze kukuganiriza ibintu byinshi, ariko nanone reka turebe Eric, aba bitwa ko ari abahanuzi cyangwa ari abapasiteri birirwa ku mbuga nkoranyambaga baterana amagambo, mu by'ukuri wowe ubona byari bikwiye ku bakozi b'Imana? Ntabwo bikwiye. Hari n'undi umwe ariko wenda muzi n'Imana yaramunyeretse, si ngombwa kumuvuga izina. Numvaga iyo mesaje n'ubundi nzayitanga mu minsi iza kuza norohewe. Yego. Hari undi nawe ufite n'urubuga, ufite na cano. Si ngombwa ngo mvuge cano cyangwa ngo mvuge amazina ye, ariko nawe agiye guhura n'akaga bidatinze. Ayo yasekeshaga agiye kuyaririsha. Ayo yasekeshaga agiye kuyaririsha, kuko nawe amaze ko sinzi ukuntu bajya baca umugani, niba ari umugani niba ari iki. Umuntu nkunda ko abantu bavanga ungeze ahangaha. Uwo mupasiteri wita umupasiteri nawe ufite cano, Imana amaze kugera ngaho. Imana rero igiye kumuhana yihanukire kandi ntibitinda. Si ngombwa ko muvuga umunsi byamubayeho, mwese muzabimenya. Nawe yazaca ku mbuga nkoranyambaga. Arahari, ni umuntu uhora wishimira ibibi byabaye ku bandi gusa, kandi w'ibyo akora birenze n'iby'abandi aba yishimiraho. Ni inkozi y'ibibi cyane. Azamenyekana rero, muzamumenya nawe, kandi ntabwo bitinda. Wese Imana yari yakweretse ko bizamugendekera gute? Wagiye guhura n'akaga, nta kaga nawe, no gufungwa azafungwa, kandi ntabwo bizatinda. Ahubwo nibakomeze bagure gereza, naho abita abakozi b'Imana bo bagiye gufungwa ari benshi. Abita abapasiteri, abita iki, bagiye gufungwa. N'utazafungwa n'ibindi, ariko agafungwa n'amagambo ye. Buriya hari amagambo tugira Imana ikaturambirwa. Ugahora wishimira ibibi byabaye kuri mugenzi wawe, ntabwo ari byiza. Kandi utaranamukebuye. Aho ngaho uhora wishima, yiyita umupasiteri kandi ajya n'ikuzimu. Ajya ikuzimu erega. Ajya ikuzimu, n'izina rye ntakarivuze, ariko ntabwo ndivuze, muzamumenya. Buri Imana yagutaye hanze, abantu bose barakumenya. Ni izo mesaje rero nari mfite, reka nduhuke. Yego, urakoze. Hari ikindi kintu gisigaye cyiganje cyane, ugasanga mu by'ukuri abahanuzi baraza kuri social media, yahura n'umuntu ushaka gusengerwa cyangwa se umudayasipora, akamwaka amafaranga yo kumusengera, ariko mu by'ukuri icyo amusengeyeho ntigikire. Ese abantu bakomeze batanga amafaranga kugira ngo basengerwe? Ese abahanuzi bo bakomeze baka amafaranga
kugira ngo babasengere. abo ni abajura, abo ni abajura, abo ni abajura. Abantu ntibitonde. Nko bafite icyifuzo cy'umubyeyi yampaye, ntabwo nshatse kumuvuga izina cyangwa mvuge ahari, ariko ntari mu gihugu cy'u Rwanda. Mfite icyifuzo ndimo gusengera cy'uwo mubyeyi. Umuntu umuhanuzi yajyanye diporome ye, amubeshya ngo ni umuhanuzi w'Imana, ngo agiye kumusengera, ngo nabanza amuhanga amafaranga, ngo ibyo ngo baramutambye, ngo bamutambye ahantu kure, ngo namuha amafaranga ngo ajye ngo iyo ngiyo ngo ajye kubisengererayo. Mbese ni ibintu bidasobanutse. Ntabwo abantu barimo basenga, inshuti zanjye. Abantu ntabwo barimo basenga, ahubwo barishakira amafaranga. Ariko njye ntekereza ko ntawe ndahagarara ngo mubwire ngo Imana yambwiye ngo mpa amafaranga. Imana yacu ntisaba ruswa, ntigira ite, iradukoresha. Ariko Imana iyo igukoresheje inakoresha wa wundi uriho usengera, akaba yagufasha mu buryo aribwo ashoboye, ariko utavuze ngo mpike kugira ngo Imana ibigenze gutyo. Abo barababeshya. Ntabwo Imana yacu irihagije, nta mafaranga ibuze, nta kintu ibuze. Ubwo rero abantu bamenye ubwenge, abo bantu babareke. Nibyo, abantu baca ubwenge kandi bamenye igihe tugezemo ko ari igihe cy'ubuhenebere bukomeye n'ubwesikoro. ni iki kwirirwa abantu babeshya abantu? Abantu bamenye ubwenge nicyo nababwira. Ntabwo byoroshye. Sinzi, hari igihe ugeze gukomeza ku karirimbo ngo karimo kagufasha, reka ariko nako gashyireho, yenda birushirizaho no kugenda bikorohereza uri kugenda ubohoka. Ni indirimbo ivuga, ntabwo nyizi neza, ariko iravuga ngo ihangane muvandimwe, wowe urimo ngo ihangane muvandimwe, wowe urimo gucogora kubera ibyo uhuye nabyo, hariho kurwanirira ayo majwi wumva imbere, nakuze gukomeza, naho intare ziziritse ziganganye mutonomo. Ntutinye muvandimwe, gukangwe n'igicuku cya nyuma, inkoko yabika itabika, humura gucya ko buzacya. Ntutinye muvandimwe, gukangwe n'igicuku cya nyuma, inkoko yabika itabika, humura gucya ko buzacya. Ni ukuri, gucya ko buzacya ntabwo buzahora bwijimye, hari igihe kizagera bugacya. Eric Mugabe, hari ikintu rero wacecetse, ariko ngewe ndashaka ko utubwiza ukuri. Wavuze uti naragiye ntanga ibizami, ntegereje ibizami, ariko uko umeze uku nguku wagakwiye kuba uri kwa muganga bari kukwitaho. Uretse ko wageze ishyaka ry'umurimo w'Imana, abantu bene ntibaza no kubibona ukundi cyangwa babitekereza ukundi, ariko ikigaragara nta mbaraga ufite, nta n'ukuntu bimeze. Ubushobozi bwo kwivuza burahari? Biragoye, kuko biragoye, ariko Imana irahaninze ko ishoboye byose. Imana irabikora. Ihangane. Iki kibazo ndi kukubaza ukinsubize mu buryo ndi bucyumve neza. Ndabizi ko wihagararaho cyane kandi utabushaka gutukisha Imana yawe, ariko abantu badukurikiye harimo abantu bafite umutima,
harimo n'abantu bazi gukorera Imana icyo ari cyo. Mbabarira umbwiza ukuri, nicyo gusa ndi kukubaza. Ubushobozi bwo kwivuza burahari, kuko hari igihe turangarana umuntu. Twagiye tubona abantu benshi barwaye, abari kubatabariza bagahaguruka bakavuga ko ari kuranga, ariko ijwi, sauti yawe abantu barayimenyereye, barabyumva, noneho bikaza kurangira umuntu aduciye mu myanya y'intoki, kandi Imana ijya yemera ko byose bitugeraho. Nyemerera udusobanurire ubushobozi, abantu bihangane n'indege itambutse, ubushobozi bwo kwivuza burahari? Oya, ntabwo nta bushobozi bwo kwivuza buhari. Reka tubiharire Imana n'abantu bayo, kandi ice mu nzira zawo zirenga 1000. Ndaza gufata nimero ibaruyeho Eric Mugabe, nyishyire kuri screen. Ntawe dusabye, kuko Imana yacu ntabwo ikennye, nta n'uwo dushyizeho agahato, ahubwo Imana iraza kwikorera ibyayo, twebwe turaba twakoze nk'abantu. Mu by'ukuri turebe ko umukozi w'Imana yavurwa kandi akavurwa neza, ndetse akavurirwa mu bitaro byiza, kandi Imana irahereza abantu umugisha. Yenda nubwo na nimero ndibuze kuyishyira kuri screen, ariko ndashaka kugira ngo yivuge. Ni njyewe ubigusabye. Nimero yanjye ni 0782 96 82 96 97 41. Yego. Imana y'amahoro iguhereza umugisha wowe udukurikiye, kandi wowe ugize igitekerezo cyiza, wowe ushobora gutabara aho rukomeye, wowe ushobora kujya mu mujishi mu gihe byagoranye. Tugusabiye umugisha, kandi tugusabiye umugisha utagabanije. Reka ngusabe naho gukomeza kugucura umwuka, ngusabe kugira ngo nimba hari ikindi uri burenzeho, cyangwa se message wazitambukije, cyangwa inama, tuguhe karibu kugira ngo ugire ikindi uvuze twerekeza ku musozo w'iki kiganiro. Murakoze. Inama ndimo ntanga cyane ni yuko abantu bagomba gusenga, bakaba maso, bagasenga. Kandi ikindi mbibutsa no gusengera iriya mvura nabonye n'imvura igwa nyinshi, mbona inzu zirasenyuka, mbona abantu bariruka, mbona amamodoka aparitse, ni byinshi. no gusenga rero, mudufashe dusenge, abantu babe maso basenge. Numva ariyo nama natanga. Nibyo ukunda kubwira abantu ngo babe maso basenge, kuko tutazi umunsi, isaha n'igihe umwami wacu azazira. Nanjye reka mbabwire ngo muhore mwiteguye, kandi mukiranuke ku gatoya no ku kanini, kuko Yesu atari yaza urupfu rwo rwaza. Urupfu rutaraza Yesu nawe yaza. Ni igihe rero cyo kwitekerezaho, ni igihe cyo gukora hakiri ku manywa, kuko hari igihe gukora bitazaba bigishoboka. Hari n'igihe gusenga bitazaba bigikunda. 2015 Imana yigeze tubwira ngo igiye guceceka, muzashakaho gusengera muhabure, ndetse muzifuza n'umuhanuzi mu mubure. Byarabaye rero, uretse ko Imana itagitureka burundu, yagize gutya ikaduha social media. Nibuze umuntu agakubitaho akajisho agahura n'umuhanuzi, akaba yaza avugana nawe cyangwa bagasengana, iminsi ikicuma. Bityo rero ibintu bihabwa agaciro. Umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana, tumwiteho. Ikindi
abantu mwese murabizi ko nta mugore agira, abana n'umukozi. Ni byiza ko iyo umuntu arwaye ashobora kubona n'indyo yuzuye cyangwa icyo kunywa n'icyo kurya. Ufite icyo yakora wese ku mukozi w'Imana tubaye tumusabiye umugisha. Ihangane udushyira imbere y'Imana, umukozi w'Imana Eric. uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana twakurikiye itazaduhemukira. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze muri aka kanya ngo urukire kubana natwe. Mwama dukurikira ubaho umugisha, abarwayi bakize, ababyeyi batwaye tubarengere, abari kwa muganga bagirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo rero turasenze kandi turizeye ko ubikoze ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane wowe wari udukurikiye. Nimba utarakwanda subscribe kandi subscribe, ukore share ndetse na comment. Kandi umukozi w'Imana tugerageze tumusure, tumugereho, abone ko afite abantu, kuko Imana yaramukoresheje cyane. Hari abantu benshi yasengeye bagiye bampereza ubuhamya bakambwira bati uyu mugabo arimo umwuka wera w'Imana, uyu mugabo nta ndonke akeneye. Kuko hari abantu benshi bagiye bagaragaza ko nubwo bagaragara nk'abakozi b'Imana ariko baba bashaka indonke. Birakwiye ko rero wagira ikintu ukora, Imana y'amahoro yaguhereza umugisha, Imana yakugirira neza. Kuri iyo nimero rwose mukanda akanyenyeri ku butunzi Imana yabahaye. Waba udukurikiye uri muri Canada, waba udukurikiye uri mu Bufaransa, waba udukurikiye uri muri Amerika, waba udukurikiye uri mu Burayi se, aho waba uri hose, waba warigeze kuvugana n'umukozi w'Imana cyangwa se mutaravugana, ariko ndakwinginze nyamuneka muze dutabare, muze dufate aho rukomeye, muze dukora imirimo y'uwaduhamagaye hakiri ku manywa. Ndagira ngo mu minsi yashize mwabonye ubuhamya bwiwe, arimo aravuga ukuntu yabaye imfubyi akiri mutoya, avuga ukuntu yarezwe arererwa mu rundi rugo, Imana igakomeza kubana nawe. Ndatekereza ko n'abavandimwe ni hafi ya ntabo. Ndagira ngo mwarabibonye ejo bundi ubwo yagiraga ibyago agapfusha umugabo wa mushiki we. Burya rero ndagira ngo mbamenyeshe ko mushiki we yari yapfuye mbere yaho gatoya. Noneho uriya muramu we nawe aza amukurikiye. Kandi mwabonye ko yasize umwana nawe w'umusore ukeneye kubaho, ukeneye ejo hazaza heza nk'umwana w'umunyarwanda. Nta handi hantu rero biteze, nta handi hantu atekereza ashobora gukora ubuzima uretse guhanga amaso uyu mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Imana amahoro ibahereze umugisha kubw'umutima w'urukundo mwiza mudahwema kutugaragariza, kuko nubwo biri uko arabashimira, ntabwo mwigeze mumutererana. Imana y'amahoro ibagirire neza cyane. Shalom.